Yesu ashimwe cyane, nongeye kubaha ikaze nshuti bene data, Imana ibahe umugisha, nshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, mwe mwakoze subscribe by'umwihariko, Yesu ajya abampera umugisha, kandi mujye mwibuka gukora ku nzogera kugira ngo buri uko nsohoye ubutumwa bwiza bujye bubageraho. Ni Eric Worship rero nk'ibisanzwe, uyu munsi nongeye kubaha ikaze ku kiganiro, n'ubundi ndaza gukomeza mbabaza. Muri iyi minsi nari mfashe umwanya wo kujya mbabaza cyane kugira ngo niba twiga tujye tunabazwa turusheho kumenya. Buriya umunyeshuri utabazwa cyangwa se ubwiye umuntu gusa utanamubaza nawe ibyiyumviro bye ngo muganire ntabwo umenya ikimurimo n'icyo azi. Waremewe kuba mu muryango w'Imana, twese turabizi iyo wabatijwe mu mazi menshi cyangwa se iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ufite itorero, ufite aho usengera, uba uri mu muryango w'Imana. None ndaza kubabazaho ibibazo, murabinsubiza muri komenti cyangwa se mubyisubize ubwanyu, ariko ibyiza ni uko twabisharinga muri komenti. Kwiyegurirana umwe ku wundi nk'uko twiyegura Kristo itandukaniye he n'uburyo ubusanzwe twumva ubusabane hagati y'abizera? Icyo ni ikibazo cya mbere, ndagisubiramo. Kwiyegurirana umwe ku wundi, ubwo ni twe abakristo nk'uko twiyegurira Kristo, bitandukaniye he n'uburyo ubusanzwe twumva ubusabane hagati y'abizera? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ni izihe nzitizi zitubuza gukunda no kwita ku bandi bizera? Ikintu kitubuza mbega mu buzima gukunda abandi bizera cyangwa se abandi bakristo bagenzi bacu cyangwa se kubitaho, ni ibiki bitubuza? Se ni ubukene, ni urukundo ruke, ni uko baba kure yacu, ni iki? Ni iki cyakorohereza ngo ushobore kwatura mu bandi ibyo ukeneye cyangwa se ibikomere byawe cyangwa ibyo utinya n'ibyiringiro byawe? Ni iki cyakorohereza? Icyo ni ikibazo cya gatatu. Ikintu cyakorohereza kugira ngo uvugire mu ruhame ibyo ukeneye cyangwa se ibikomere byawe cyangwa se ibyo utinya n'ibyiringiro byawe. Ikibazo cya kane kirabaza ngo ni izihe mpamvu abantu benshi batanga basobanura ko batajya mu rusengero, kandi wabasubiza iki kuri izo mpamvu? Murabizi neza rwose, buri wese hari igihe ashobora kuba ararika nk'umuntu ngo tujye gusenga, akamubwira ngo jye sinajya mu rusengero gutya na gutya. Kujya mu rusengero, gusenga Imana ntabwo bisaba ngo ujye mu rusengero gusanga Imana ibera hose icyarimwe. Bakamuha impamvu nyinshi zitandukanye zitatuma uwo muntu ngo ajya mu rusengero. None abo bantu basobanurira iki? Ubasubiza iki kuri izo iyo bakubwiye gutyo? Ubasubiza iki? Ko nzi ko benshi bagiye babibwirwa. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo itsinda ryacu cyangwa se mu itorero twakora iki ngo turinde cyangwa turiteze imbere ubumwe mu itorero, twongere ubumwe mu itorero, abantu tuba umwe? Hari igihe usanga abantu musengana ariko ugasanga hiberamo amagurupe mu rusengero, ahantu henshi birahaba. Ugasanga abakire nibo basuhuzanya, abakene nabo barasuhuzanya ukwabo, ugasanga harimo abatifuza kuba basuhuza abandi. kandi buriya uburyo bwo gusuhuzanya mu rusengero nabwo ni uburyo bwo kuramya Imana. Kuramya Imana ntabwo ari ukuririmba, ntabwo ari ukubwiriza gusa, ntabwo ari ugufasha no gusuhuzanya mu rusengero ni ukuramya Imana. Nabwo ni uburyo bwiza bwo kuramya Imana. None wakora iki ngo murinde icyo kintu cyangwa se muteze imbere ubumwe muri iryo torero? Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo se hari umuntu wumva ukeneye gusana imibanire nawe? Mu by'ukuri hari umuntu wumva wakwiyunga nawe, mwaba mwaragiranye wenda ikibazo
kandi urabizi neza ko nawe ugifite urubanza ku Mana, waca bugufi ugasenga ugasaba Imana imbabazi. Ni ibibazo 6 rero nari nabageneye nanone, ajya agenda mbabaza turushaho kuganira no kungurana ibitekerezo. Ni Eric Worshipand ndabakunda, mukomeze gukora subscribe kandi mukore kunzogera kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bubageraho ku gihe uko musohoye, musharinge kandi ubutumwa bwiza mujye mubugeza kuri benshi kugira ngo Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane rero ndabakunda.